Bahaye ikaze kuri uno muyoboro wanjye wa YouTube channel. Uyu munsi nje kubagezaho urwenya. Uyu munsi turaseka. Gira uti turaseka. Ndabagezaho urwenya hagati ya Yezu na Satani bahuriye mu isanzure. Ntimucikwe. Uti byagenze bite rero hagati ya Satani na Yezu bahuriye mu isanzure. Hashize icyumweru kimwe Yezu na Satani bahura mu isanzure maze baganira ku bintu byinshi, ariko haje kugera ku cyifuzo gishyushye uko ari babiri. Maze Yezu aratangira ati, Satani bite byawe? Mbwira gahunda yawe ufite muri ino minsi mu buzima bw'abantu. Satani nawe nta kujijinganya ati, ndashaka kubangamira abantu, nzi neza ko nza nk'icyago. Rero ibiri mu rukundo n'inzangano mu bantu ni byinshi, kandi ndashaka kubihindura bibi, nkigaragaza nk'uwihishahisha, nk'abashuka ngo bagere ku kirenge cyanjye, mbese bigereranye nanjye, batangire gukora ibidasanzwe nk'uko mbikora. Yezu nawe mu guseka ati, ariko ntabwo uzi ukuri. Nta kintu na kimwe gishobora kumena urukundo rw'Imana mu mitima y'abantu, usibye bamwe bagifite ubushobozi bwo guhitamo bihishahisha. Satani ati, ubwo se ushatse kuvuga ko abantu batakwigenga ngo bakore ibyo bashaka? Yezu ati, nta gushidikanya, uko ushaka kugabanya umunezero n'urukundo rw'abantu bashobora gukunda Imana, umucyo mu mwijima, ubuzima bwabo bushingiye ku mahitamo yabo no ku rukundo rwacu. Ubwo rero ntiwabikora ngo ubishobore. Satani nawe ati, none se ukeka ko bakunda urukundo rw'Imana cyangwa bakeneye? Ni ukuvuga ngo nta rukundo bakeneye ku Mana usibye njye ubasha kubabaza no kubaganisha aho shaka, nkababwira ko batagomba kugukunda wowe Yezu. Ni ukuvuga ngo bakankunda. Yezu ati, Satani we ntawagushobora, uribeshya, urukundo rw'Imana ni rumwe mu mvune zacu, rwinshi cyane kurusha ibibazo byawe bateza. Tumaze kuba abanyamuryango ndetse twunze ubumwe, njyewe n'abantu ntaho tuzajya, urabeshyera ubusa. Satani nawe ati, amba ubu si ibisubizo uri kwiha n'ibyo ndi kuguha urumva bihuye? Urukundo rwanyu ni rukeya ku bantu, ariko njyewe mbereka ibintu byiza maze bakankurikira. Ubu se wowe urumva wabigeraho ute kandi utabasha kubana nabo igihe cyose? Maze Yezu nawe arababwira ati, ibyo ni ukuri, ariko umucyo wanjye uzahora uca mu mwijima wawe. Ngaho rero urakaza neza kwigisha ikinyoma, ariko numenye ko urukundo rwanjye rutazashira mu bantu iteka. Ubwo icyo nakubwira ni ukwicisha bugufi, ahubwo ukaba watangira kwigarura hakiri kare. Naho urukundo mu bana b'abantu ntiruteze kuzahungabana na gato, kabone n'ubwo baca mu byago byinshi cyane. Aha wakwibaza uko byaje kurangira. Uko byarangiye rero, mbere y'uko Satani na Yezu batandukana, Satani yagaragaje ubwoba, abona ko nta bushobozi afite bwo guhindura imyumvire y'abantu ku rukundo rw'Imana bayikunda. Yezu yamuhaye ikiganza cy'imbabazi, maze bemezanya ko ibyo Satani yiyemezaga byari inzozi, ariko aramubwira uti, nzakomeza kubagerageza, yenda bazagera aho bampindukirire. Ku musozo rero Satani yahiye ubwoba, aza kugenda yihishahisha, igihe cyose agenda yihishahisha abantu kugira ngo atazahungabanya urukundo rw'Imana, Imana nayo imureba.
uru rwenya mwarufashe mute? Ntugende udakoze subscribe, wibuke gukora share, comment mu gihe bibaye ngombwa. Ndabakunda cyane, ciao ciao. Ibihe nk'ibi cyangwa se ibiganiro nk'ibi biryoshye nakagaruka, ntimugacikwe n'ibiganiro byinshi dukunda kubagezaho kuri uno muyoboro wa YouTube channel.